iyi ndirimbo umusaraba ongera yituririmbire twongere tuyumve. Umusaraba ni wo ndirimbo yanjye. Iki gihe nicyo Imana yari gukeneye, igendere nubwo ugiye kare n'umwana gukeneye. Ni wo bendera ryo gucungurwa kwanjye. Imana irabyemeye ko ucungurwa, bayi ruhukire mu mahoro. Wamesheje ubugingo ndashira. Imana yakijije ubugingo bwawe, natwe turagusaba ngo udusabire ku Mana. Shima Yesu Shima Yesu watubambiwe umusaraba, nawe wageze mu ijuru. Ni wowe wabivuze Mana, ko waje yaragiye tubabaye kubw'umubiri ariko kubw'umwuka uramwijyana iwawe mu ijuru. Tuzazikumbura ndetse n'umwana azagukumbura, n'abakunzi bawe tugukumbura. Imana nayo nahinduka nagukunda. Yesu nibyo sumufite, ntacyo wabasha gukena. umutima wari ufite Yesu warabitubwiye, natwe ntacyo tuzabasha gukena. Niba ugiriye mugisha, hari ijambo nifuza kukubwira, rihora ku mutima wanjye. Mana icyampa nkabona icyo nsaba, kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri njye, kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri njye. Byose Imana yarabiguteguriye, igihe cyari iki ari ugusenga urukundo rw'abantu. Imana ariko abicyo usaba, usabye amenye gusaba ibyiza ukiri ku isi. Imana yarabiguhaye byose, humura izakurindira. reka ndirimbe. Niryo herezo ry'ubuzima, wakoze neza, ugize iherezo ry'ubuzima ryiza. Imana ikwakire. Yo yabikoze, yarabikoze, natwe udusabire tuzagereye amahoro, kandi turagukunda cyane. yandemeye umunezero.